Akunzi ba TV turabashuje aho muherereye impande n'impande z'ibihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'uburengera bwaryo. Rero nkuko mubibona uyu munsi umva wambaye neza masheri. Kandi kana no bushogiye gutambika. Ngiye ngo wambaye neza mada. Ako kantu kabuye. Dori. Uyu munsi rero umva ntabwo ari wowe nzi ariko ninde ubona rende bagwituriye baminduriye wallahi twahindura abakunzi ba TV barabizi ko duhora tudahinduka. Rero turasuhuza abantu bari hirya no hino, abarwayi Imana ibafashe bakire, abafite ibibazo bitandukanye iborohereze bikemuke. Rero nkuko mubibona uyu munsi twabazaniye umutumirwa ariko arakeye umve ngo arakeye. Ego ko Mana yanjye nago bisanzwe nago ari montage. Imana yakugezeho irakwitaho koko umva nta hantu namwe yagusubiza kuvuga reka nibore ko abakunzi ba TV barakaza kandi njya nkunda gushyiramo ariko nta nubwo bambwiye ngo mbasuhuze kandi ndabakumbuye. Nkuko mubibona rero turagira ngo tumuhe ikaze atangire abibwira. Ni karibu rero tugwaye. Abakunzi ba TV amazina ni ayandi ni Mbabazi France. Nari mbakumbuye kandi murabizi ko yamaze igihe ntababona ariko comment muri mukumpereza kanjeceke nzigira ibanga gusa nari mbakumbuye pe aho muri impande zose zitandukanye kandi mukamukomeje gukurikirana amete. Rero ndabakunda kandi murakoze cyane. Rero Mbabazi turakwakiriye ni karibu hano ni mu rugo. Murakoze cyane. Mbabazi rero uyu munsi twagutumijeho hari utuntu nashakaga kukubaza nawe kandi umaze iminsi umbaza nkabura igisubizo. Rero naguhamagaye kugira ngo tubiganireho kuko nabonye ujye ugira utuntu tw'ubwenge bwinshi cyane. Kuko uri umuhanga nakubwiye ngo Imana ntabwo yagusondetse yarakuremye koko irakwitondera. Nta hantu na hamwe yagusondetse yaba mu mutwe yaba n'ahandi hose. Nta hantu ese ko nta muntu hareba wahabwiye ya buriya yubana n'umuntu uramumenya. Wareba wananirwa kureba ku mutima ariko ibimuvamo buri ikintu kimuvamo uhita umwumva ukavuga uti uyu muntu hari ahantu ko bimeze. Uyu munsi rero ndagira ngo mwibarize utubazo ntawe ujya unsubiza turarushaho kungurana ibitekerezo. Gusa n'ubwa mbere ushubije ku ntebe y'ishuri pe. Ugomba gusubira kwicara ku ntebe y'ishuri mbazwe ibibazo reka nkubwire igihe cyose umuntu ahora yiga nta na rimwe umuntu atiga n'isi irakwigisha no mu rugo hagakwiga nitsinwa mu nkopeze birembe no mu kazi kajyaga dukopeza. Burya bibaho no kuruhura mu mutwe. Rero kuruhura mu mutwe uyu munsi ikiganiro twagize ashobora reka tuganire twere kwirirwa tuvuga ngo turahuza ngo ababuza abakunzi iki tunaganire natwe ubwacu. Ubushize hari umuntu wakoreye akantu arankosora. Barakabanye na umukobwa wasabye umukunzi ugahita umuhereza umukunzi cyane nyuma yaho bagashimira byarashimishije. Buriya biriya bintu aba ari sawa. Rero tuba tugomba no kuruhura mu mutwe. Hari n'igihe tuzaza tukaririmba tugatera n'igisirimba no gusirimba hariya niko babyita cyangwa aracyakora ibitenga siko babivuga. Ntabwo nzi gusirimba njyewe ndi umukatolike wawe ndi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Naho gusirimba ahubwo intuza igikiga n'iki intuza n'ikindi byajya kubita gushya n'igishakamba. Oya igishakamba cyo oya aho gisinimba nawe nakibita injyana byose. Rero akabazo ka mbere karavuga kati ese uramutse ugiye mu rukundo ukagira ibyiyumviro by'umuntu udakunda ese wabyitwaramo umute? Umukunda watagukunda wabyitwaramo umute? Ikibazo neza bijya bibaho kenshi na kenshi ku bantu batandukanye ugasanga umuntu umwagize ibyumviro byo gukunda umuntu undi ntabwo bimurema. Bisaba kugira ngo witonde kuko aba bakeneye ubushishozi ukamenya iyo mpamvu izanye uwo muntu kuri wowe. Kuko hari igihe
majority gihe akenshi na kenshi aba ari nk'umusore. Umusore aramuze aje avuga ati ngenda gukunda. Of course afite intego runaka nziza. Ubisaba kugira ngo wumve umuhigiye kuko abakobwa dukunda gutanga ubuntu bwa challenge kugira ngo rero umuntu niki kimuzanye kuko ntagano tugana bose tugakwa dukunda badukunda by'ukuri. Ariko iyo utanga challenge umenya uwo muntu niba urukundo afite urwariro. So rero bijya bibaho kenshi kandi igihe umuhaye challenge ukabona afite urukundo rw'impamo uramukunda. Wabona aje kubwira urukundo ariko ari urwa profitize runaka z'igihe gitoya umuhereza go ahead. Hari ukuntu ubisobanuye ariko ntago ariko numvaga wabisobanuye. Nakubajije ngo wowe uramutse ugiye mu rukundo njyewe ukaba ari ukunda umutipe ugakunda umusore we atabirimo neza ese wabyitwaramo gute umukunda watagukunda? Hari ukuntu ukunda umajije ibyambayeho sikramete vise ibyambayeho se igihe cyose ukuze umuntu uri umukobwa urabizi mu by'ukuri n'abakunze ama TV babitekerezeho. Twebwe abasore bemerewe kutugana akadusaba urukundo tukarubaha ariko majority mirongo wenda 20% abakobwa n'abakunda kubwira abasore abenshi bibaheramo ntibabashe kubivuga. Ariko iyo bivuze ubuteganya ko akubwira yego cyangwa oya. Icyo gihe rero buryo bwitwaramo biba ngombwa kugira ngo byitwaremo neza kuko hari gishobora kugendamo nabi ugasanga bikwiciye kariyeri nanone. Niba akubwira ati ntibishoboka hari igihe bidashoboka ariko bitavuze ngo ntiwavuze amarangamutima yawe yavuge. None se abyemere cyangwa bya aho ndabyumva arabyanga. Ese nkawe wowe wabyitwaramo ute aramutse abyanze kandi wowe umukunda cyane nkawe kwanza byanakubayeho? Bibaho none se niba umubwiye uti dukundane akakubwira nje nagukunze kandi by'ukuri by'impamo akakubwira ati no ntago bikunda sibyo wenda umuhigiye wowe ugenda gake ukamuhigiye hari igihe biba bizangombwa yuko agukunda bitewe n'imbuto umwera cyangwa character nziza kubonana. Hari n'igihe ushobora kwitwara nabi akavuga ati wa muntu n'ubundi ndabona ntakigenda. So rero bisaba kugira ngo ubyitwaremo neza nakubwiye woya wimuforosa ahubwo genda gake kugira ngo numwereka character zawe nziza. Hari n'ukuntu twebwe abakobwa dukurura wenda ushobora kugira character cyangwa se imyitwarire myiza ikaba yakurura umuntu avuga ati kuri muntu nubwo namushitinze ariko birashoboka yuko twagira gute namukunda bitewe na ABCDZ. So yigenze nabi birapfa ariko yigenze gakirako. Shobije neza cyane. Ikindi kibazo cya kabiri kiragira kiti ngiye mbaza ku rukundo kuko cano yanjye umva nanjye ubwanjye ndakunda kuko nza agaciro ku rukundo. Rero nibariza ibintu by'urukundo yaba urw'abashakanye yaba ari urusanzwe buriya urukundo ni urwa mbere ni ruruta ibintu byose. Ntazagire n'umuntu ukubeshya. Iyo ikintu kitari mu rukundo kiba cyarangije gupfa. Ikibazo cya kabiri rero kiravuga kiti ese ni ngombwa kugerageza umuntu witegura kubana nawe? Kumugerageza ni ngombwa. None se umugerageje ugasanga ibyo n'ibyo ushaka ntibiba wahita umureka? No. Kugerageza rero ngiye vuga ushobora kuba bitandukanye n'uburyo urimo kubyumva. Igihe cyose umuntu ambwira ko ankunda nayikubwiye kenshi hari umuntu ukubwira ko agukunda cyangwa se mwenda no kubana kuko tutirengagiza ko hariho abantu bapanga kubana ariko end nibabana bigapfira ku munota wa nyuma sibyo. Biba byatewe rero no kuba utazi uwo muntu ko kugira ngo ikintu kizakubaho finally cyakubaho mbere. Yego sibyo hakiri umwanya. Rero cya gihe mfashe umwanya wo kumwiga ni cya gihe nangira kugushyiraho challenge kuri we. Njyewe nkamwereka wenda ashobora kuba azi ko ntazi kurakara ariko uwo munsi nkamwikunguzaho kugira ngo wenda niba umuntu akunda kurakara murakaze ndebe reaction ye hanyuma se nayigira no ngiye mashaka beti ubushaka kugira ngo umenye uyu muntu arakaye namutwara gute mu gihe tugiye kubana. Uyu muntu kakiri umushinga ngana gutya
nawe ucurisha gute kugira kuko muba mugiye kubana already sibyo utangira gushyiraho challenge umugerageza kugira ngo uro mushinya gukushira kuko uzikarakara ese urangirira hiye ni wa muntu se umara iminsi 3 kuko burya iyo ari umuntu urakara cyane ashobora kuma iminsi 3 ndakuvugishije kandi wenda murakaje ku kantu gato ugahita umenya uburakari bwe buzarangira ryari ariko ntibivuga ngo kuko ubuze icyo wakoze ko ubukize uhatuzaho gukomeza umuvugisha sheri mbabarira agira gutya ariko ushaka kugira ngo urebe igihe uburakari bwe buzarangira rero ntago navuga ngo umuntu mugiye kubana ntiwamugerageza uramugerageza kugira ngo urebe amarangamutima ye n'imiterere ye y'indani kuko ari byo baduhisha hari umuntu ushobora kwereka ko atajya babara kandi wamurakaza wabitega wabipanze akakurakarira kuko akakwereka uburakari bwe. Okay, hari umukobwa yakundanye n'umuhungu noneho bamaze gukundana umuhungu icyo gihe ari mu mwambika impeta aragenda bageze ahantu hari buyimwambikire umusore biturushye umukobwa ararakara noneho mu gihe kijya kuvuga ati ko shewe umuhoye ikintu ngo ari yumerimi ese ubwo iyo mpeta wayanga bamaze kugukubita urushyi wabigenza gute? Nibyo bindi nakubwira kugerageza nyine urumva washatse kugira ngo nabanza mukoreka ka challenge Jenny amukorere gutyo surprise yindi muri ya l'action ya muteje ntabwo rero byambuza kuyambara. Okay, uri gusubiza neza. Ikindi kibazo cya gatatu kiragira kiti ni izihe mpamvu zituma umuntu adahirwa mu rukundo atari uko ari mubi cyangwa atari uko ari umukene? Ni izihe mpamvu? Icyo kibazo rero cyasa naho gikomeye kuko kirimo ibintu bitandukanye. Ndakeka ari ibintu bitatu bitandukanye. Hari igihe usanga umukobwa ari mwiza cyangwa umusore ari mwiza ariko urukundo ntimuhire. Nyeka ko akenshi na kenshi hari tugira imyitwarire itari myiza tukumva ko tugomba kuyobora tutagomba kuyoborwa cyane. Niba uri umukobwa ukumva ko ugomba kuyobora uwo mukundana ni ikibazo ntawe uzabona. Niba uri umusore ukumva ko ari uzaga umuyoboye utazumvikana n'uwo mukundana ni ikibazo azajya ahora gucika uhora ufonda muri gushya nabo baze bagiye kabisa. Icya kabiri biterwa na kenshi ari n'igihe nanone usanga umuntu yitwara neza ari umukobwa cyangwa umusore akitwara neza agaca bugufi mbese yujuje character zose ariko bikanga. Akenshi ari igihe usanga ari amakarande y'iwabo ibintu by'amakarande ku bantu nabyo bikababuza amahirwe. Gatatu hari ibyiyumvira abantu tugira ukumva njye ndashaka umuntu runaka mbese ukamuforomo ushaka wa wundi uje ukugana ntumwakire ugashaka wa wundi utegereje mu mutwe wawe umusore muremure wenda bogari ufite amafaranga imodoka inzu ukamutegereza ukamubura kandi mu by'ukuri hariho abantu barimo kuza kugana bari kureva yindi iri hasi ya wa wundi ushaka rero icyo gihe uzahera aho ngaho. Okay, ndumva uri umuhanga mu rukundo ariko umenya waraciye mu rukundo cyane. Oya nta muntu utarucamo ariko hari igihe uca mu rukundo ariko atari cyane ugakubitana n'umuntu mugahitamo abantu utarabiciyemo ukaba utazi n'izo abatipe ngenda hari wenda ntuza amaze kugenda ufata ka experience. N'ikindi kibazo cya gatatu ni ubwo utarashaka ngiye kukikubaza ariko urihangana. Ese igihe usanze uwo mwashakanye afite imico itari myiza wabigenza ute? Ntabwo iyo revo ndayishyikaho ariko nabitekereza nkanjye nk'umuntu kuko ejo n'ejo bundi byambaho. Niba nshakanye n'umuntu nkamusanga na character ntabasha kwihangana kuko abiza abagabo cyangwa abagore bahisha ingeso ashobora kukwereka ingeso ye nyuma y'imyaka myinshi cyane mu bantu. Icyo gihe rero iyo ngeso niba nyivumbuye nkayimenya ntabwo cy'ingenzi ari ugusenya urugo rugikura n'utundi dutandukanye njyewe nabyakira nkihangana. Okay, noneho rero
imbabazi we urimo uranyubaka ndi gushisha mbyumva. Noneho ngiye kukubaza ikindi kintu, ni ikihe kintu cy'ingenzi muri hagati y'abantu babiri bakundana, ikintu cy'ingenzi ubundi ni ukwizerana bakabwizanya n'ukuri gusa ibyo birabafasha. Kuko iyo umuntu yizera undi ntabwo mubwira ibihuha ngo abyumve kandi abizi ko bisenya amago y'abantu n'inkondo z'abantu. Iyo amubwiza ukuri nta kintu bashobora gushwana kuko abazi ko wenda niyo yakora ka mistake, that's mistake, ariko ntabwo ari ibintu biri confirmed ahoraho kuko ahora azi ko amubwiza ukuri. Niba hari akantu k'agakosa rero kamucitse aravuga ati shira ariko uyu munsi byamucitse akubundi ajyaga mbwiza ukuri. So rero abantu bakundana cyangwa abantu bubatse bajya babwizanya ukuri. Icya kabiri bagira n'icyizere. Ngiye kuri ngewe mba nzi ko icyizere buriya icyizere nicyo cyubakiyemo ibintu byose. Buriya ahantu habuze icyizere, icyizere se gitandukanye no kubwizanya ukuri. Ushobora we kuba ukambwira uti mbaba njyewe ubu tuvugana ndi Kenya, sibyo? Ubwo numbwiye kuri Kenya najya kubona mu kanya, najya kubona ukabona wenda moti ikuzanya ahantu ukabona nanjye niho nari nica. Ntabwo icyo gihe rero umbwira ngo undemye n'icyizere ni nyine nindi biba byapfuye. Na cya gihe uzaba uri Kenya koko nkavuga arambeshya, ntabwo ari hari yagiye Kenya, sibyo? Icyizere nyine kiba cyatakaye, icyizere cyawe ubukimenye. So rero none ukuri ni nkaho wenda bijya kuba desema ariko ntabwo ari desema neza. Ukuri ni cya gihe Betty uzavuga bazaza akambwira ngo Betty yavuze iki n'iki, sibyo? Kuko ntuziho ukuri nkaba nakatije senge bakarinda bamenagura umutwe uvuga ngo Betty baramubishyira, ntabwo ajya abeshya. Icyo gihe rero bisaba abantu bari mu rukundo cyangwa se bubatse ngo bajye bagerageza utwo tuntu tubiri tuzabafasha. Babazi rero ngiye kukubaza akabazo ka nyuma. Nta kibazo. Bose uri umunyeshuri mwiza ndabona warize warasomye. Akabazo ka nyuma karagira kati ese igihe wabaye bored mu rukundo ubigenza ute? Igihe nabaye bored mu rukundo bored ubwo ntabwo nzi icyo shaka. No kuvuga ngo igihe boyfriend wanje uko akundi wenda turi kumwe, igihe wabaye bored ni kwa kundi muwa mumaranye igihe oya cyangwa se ndi kukabaro ku rukundo. Oya igihe wabaye bored ni cya gihe ubu ufite umukunzi ariko ukabona urukundo noneho rurimo ruragenda rucika intege mumaranye igihe ufite umukunzi urimo kungora muri make ya best. Oya ntaga ukabona biri ari kugenda acika intege nta kiguhamagara nta icyo gihe rero ikintu kibaho se urukundo kirazira kuruforosa. Nubona uri mu rukundo ndatarurimo nawe genda gake kuko nujya kubipushinga imbaraga nyinshi bizapfa. Uzasanga uspendinga byinshi imbaraga ubwenge cyangwa n'utundi tuntu n'utundi witwa ku mukunzi wawe ariko atagufite mindset. So stoppinga ubanze ushakisha impamvu nawe arimo kugenda gake umuvugishe mubaze impamvu azakubwira ngo mba ndi bize mu kazi niko bavuga. Mba ndi bize akazi kambanye kenshi kandi imbere akidangeza ko yaragafite muri komunika. So icyo rero njye nabwira uwo muntu najya ahita agenda gake abone ko hari ibintu byahindutse. Ikintu rero cyahindutse si ngombwa kugira ngo ukomeze ushyire imbaraga zawe nyinshi gusa wimwereka ko nawe urekwiye ahubwo gihe nshyira imbaraga nyinshi nawe azaveho abone ko ntacyo mwapfuye nta kintu kumubwira ngo hari abandi rero bakubwira ngo ngiyo ubona wabaye bored mu rukundo ngo ushakisha utuntu dushyashya uhindura mu bibanire cyangwa mukicara mukaganira wabona bikorera n'ubundi buriya ikikwereka umuntu kadahari. Hari igihe niba yari boyfriend wanje cyangwa ari umugabo wanje ubundi bazi ngo akunda iki yanga iki utwo tuntu ugenderaho. Ni umuntu ukunda surprise nkazimukorera, ni umuntu ukunda out mwamubwira shiri tujyana, sibyo? Icyo gihe rero iyo yahindutse si ukuvuga ngo nuko byabindi utayimukorera. Niyo wategura indabyo zikava ku gipangu zigashyira mu cyumba ari uri bugenda aragenda na za ndabyo ntabwo abona ko ari indabyo, abona ko uwo munsi hiri umwanda mu nzu, sibyo?
niyo washyiraho tapi rouge mpaka mu cyumba iriho indabyo we azavuga ibi ni ibiki biri hano abona ko ari nk'umwana kandi wowe byaguspendize cyane kugira ngo ubitegure so rero umuntu wese agize umutima wo kukureka ni ukuri usibye kugenda yashika hanze agakubitana n'ibindi akavuga ati character ntago nyizi ku muntu twari kumwe reka nsubire bigatuma hinduka akagaruka akaza kukureba nabwiye ngo ntago babineho kugira ngo uhite umwihenuraho cyangwa ugire ukundi kuntu umureka afite ikimutwaye we komeza wera imbuto ari kugenda gake hanyuma nashika hanze bikamukubita azagaruka. Baba uri umuhanga cyane rero mbabazi ibibazo nari nagutegura uyu munsi naho bigarukiye. Niki wasoza nk'umuntu nyine nari natumye ntago wagenda udasezeye kanashimiye gira icyo tubwira. Bakunzi ba TV no kuri ndabakunda kandi n'abashimiye gusa inama natanga abantu bajye bagenda gake bajye bagaragaza amarangamutima yabo ariko none bayagendemo gakeya kuko ntabwo ibintu byose tuzabyumva kimwe cyangwa uko tubishatse ariko bimera hari igihe bizanga hari igihe bizakunda aho rero tujye tuhitondera. Icya kabiri nababwira niba wubatse cyangwa ufite boyfriend wawe igakumubwiza ukuri wige kumuramo icyizere cyawe ajya ahora kwizera igihe cyose kuko bizagufasha kurambana nawe rero niba byubahiriza bizagenda neza. Urakoze cyane. Nawe urakoze cyane kandi mbabazi turagukunda. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye. Thank you.